tubahaye ikaze mwese abateze amatwi Birindiro TV, turabasuhuje muri wa mwanya tubagezaho ibiganiro byacu. Uyu munsi ni tariki 11 z'ukwezi kwa karindwi 2025, tukaba tugira ngo tuganire n'abanyarwanda muri rusange. Reka mbifurize igitondo cyiza rero aho bukeye, aho bwije naho mbabwire ngo muryame neza kandi murote Imana. Ikiganiro cyacu rero kiribanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kujya mu majyaruguru muri Nord Kivu, tuvuge kuri Sud Kivu, tuze kuvuga no ku gihugu cy'Ubugande mu gufungura umupaka. Aha ngaha rero mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, tuzi ko ejo perezida wa Amerika Donald Trump nk'uko twabyumvise yatangaje ko mu minsi 14 iri imbere hateganijwe kujya gushyira umukono ku masezerano ya nyuma hagati y'ibihugu bibiri, aricyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Bikavugwa ko rero abaperezida uko ari babiri bagomba kuzahurira Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rero hagati aho ngaho abantu bakaba bibaza bakavuga bati ko Perezida Kagame ejo bundi yahoze avuga ko ntaho bamujyana cyangwa se ko ntaho bamukura, byashoboka ko azajyayo. Icyo kintu rero kikaba kiri mu bibazo abanyarwanda benshi bakomeje kwibaza, cyangwa se abanyamahanga benshi bakomeje kwibaza bavuga bati ko ejo bundi yumvikanye atuka abanyaburayi, atuka abanyamerika, ese aho ejo bundi azajya gusinya amasezerano? Ni ibintu rero bikiri mu mbundo cyangwa mu mfuruka, abantu bakitangaho comment cyangwa se abantu bakivugaho. Ubwo rero ako ngako karagaciyemo kugira ngo twibukiranye. Ikiganiro cyacu by'ibanze kirajya kuri FRDC. Mwabonye ziturutse ku kibuga cy'indege i Kalemi zerekeza mu mujyi wa Uvira, zambariye urugamba. Bari kuvuga ko izo ngabo zirenga 100,000 zigomba kuzaza muri kariya karere. Ubwo ni muri Kivu zombi, Kivu ya ruguru n'iyepfo. Bikavugwa ko rero abaturage batangiye kugira inkeke bavuga bati ko imyenda zambaye yenda kumera nk'iya RDF cyangwa se nk'iyo M23 iza yambaye, aho ntibyazatubyarira amazi nk'ibisusa. Ibyo ni ibibazo abaturage bakomeje kugenda bibaza, bakavuga bati ko imyenda bambaye cyangwa ziriya ngofero bambaye tubona zenda gusa n'abadutera baza kudukorera agresiyo. Bakavuga bati rero igihe cyo kwataka nabyo bishobora kuzateza ingorane, bikaba bishobora kuzatuma abantu batabasha kumenyana. Rero bikaba biri mu bintu bimwe nyine abantu nabo barimwo basuspecta. Aha ngaha rero abaturage nyine bumvikanye nanone bibaza bakavuga bati none se iriya myenda ko bayambaye umunsi abanzi bacu ko nabo bambara yenda gusa nabo binjiye mu mujyi wa Uvira, tuzabasha kubimenya dute? Ko tubona ingofero tukabona ziriya toni bambaye zenda gusaho gakeya n'izo umwanzi udutera aza yambaye. Bakavuga bati rero hashobora kuzaba infiltration. Ni ibibazo nyine abaturage bakomeje kugenda bibaza. Hakongera hakavugwa nyine uburyo ngo abantu bakomeje kugenda batanga amakuru bavuga ko ngo FARDC ije gukorana na M23, hakikubitaho na kiriya kintu cyo gufata chef d'état major bamufatiye mu bugambanyi nyine nk'ubwo bwose. None abantu bakibaza bakavuga bati iriya myenda bakamera nk'abasanisha, bakavuga bati iriya myenda ishobora kuba ariyo bamufatiye cyangwa se bikaba byarakozwe muri buriya buryo kugira ngo hatazamenyekana umwanzi n'utari umwanzi. Rero ni ibintu byinshi abantu nyine bakomeje kwibaza, ariko nkabagira ngo mvuge nti burya muri tagitike z'igisirikare nubwo mwakwambara imyenda isa, habaho icyo bita mode passe, nayo ishobora kubatandukanya. Nta bipfa rero cyane bishobora gupfa ngo birenze, kandi indi M23 ivuga n'indi FARDC ivuga biratandukanye, keretse abantu bakeya cyangwa bamwe muri bo nibo bashobora kuba bazi izo ndimi. Dushyize ku ijana ushobora gusanga ari 1% cyangwa 2% bashobora kuvuga iringara, bashobora kuvuga igiswahili nk'uko bikenewe. Ariko ubundi muri tagitike nubwo mwakwambara mwese amateni, burya ikintu cya mbere cy'ibanze bakoresha aricyo bita mode passe, no kugira ibanga.
abaturage rero bagakomeza kwibaza bakavuga bati kuri izi ngabo zacu zoherejwe zizatangira gukora akazi ryari, zizatangira gukora ibitero ryari, ko twebwe buri gihe duhora muri defensive, ingabo za FARDC zizatangira gukora offensive ryari. Nk'uko rero turi buze kubibereka, ejo hashize nibwo zari ziri gukora icyo bita kozori morale, zitangira no kwerekwa aho zigomba kujya kokipa, zimwe zagiye aho bita Bunia, izindi zijya aho bita Maniema, izindi zirakomeza zerekeza Minembwe, izindi nazo urumva ko zasigaye hano kuri furo. Nyangezi uyu munsi ndaza kubabwira umuntu uze mu nkuru igiye gukurikiraho uburyo Nyangezi nyine nako uko byagenze uyu munsi. Izi ngabo nyine zaje ubwo zari zifatanyije na Wazalendo, zifatanyije n'ingabo z'u Burundi nk'abafatanyabikorwa, ibyo nazo zagezeho hariya muri Nyangezi. Ubwo rero nk'uko nabibasezeranyije nyine mubanze murebe zino ngabo uburyo zari ziri muri kozori morale ejo, ubundi duhite tunyarukira aho bita Nyangezi, ibyatangiye uyu munsi cyangwa se ibyabaye uyu munsi. Aha ngaha rero tunyarukiye Nyangezi, zari 4:00 z'uyu munsi. Nibyo zari 4:00, ubwo byabaye tariki 10 z'ukwezi kwa karindwi 2025, ubwo n'ejo hashize, aho Wazalendo bagiye kwataka ku musozi wa Businga, ubwo ni hafi y'urusisiro rwa Nyangezi cyangwa se y'akagi ka Nyangezi. Ubwo humvikanye amasasu menshi nyine, bavuga ko ari umusozi uhanamiye urusisiro rwa Nyangezi bari bagiye kwataka, kugira ngo M23 ibashe kuhakura, ngo imbunda yari yarahateretse yatumaga Abazalendo badashobora gukontorora Nyangezi nk'uko bikwiye. Ubwo rero humvikanye amasasu nyine, hagaragara abanyeshuri basohoka mu mashuri bikaba ko byabaye surprise, byabaye nko gutungurana, abanyeshuri basohoka mu mashuri birukanka, ababyeyi basubira ku mashuri nabo bajya kureba abana babo batoya kugira ngo babashe kubageza mu mago, n'abaturage basubira mu mago bihuta. Ubu rero amakuru atugezeho muri iki gitondo bakaba bavuga ko uriya musozi uri mu maboko ya Wazalendo bamaze kuwokipa, intambara rero ikaba igikomeje. Ubwo rero amakuru kugeza ubu ngubu akaba ariyo dufite hariya muri Nyangezi. Ubwo rero nk'uko nari nabibasezeranije nyine, nagira ngo mubanze murebe uko byari bimeze hariya, ubwo abana bavaga mu mashuri, ababyeyi basubira gutwara abana babo, kugira ngo dukomeze ibiganiro byacu.
Aha rero n'ubundi dukomeje muri Nord Kivu, aha twari turi hari muri Sud Kivu, dukomereje muri Nord Kivu, aho bita Bunagana, tuzi ko ari umutwe wa M23 wahakontorolaga ku mupaka w'Ubugande na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi rero igihugu cy'Ubugande, mwari muzi ko igihugu cy'Ubugande cyari kimaze iminsi cyarafunze umupaka ngo bitewe n'uko M23 yakontorolaga uyu mujyi wa Bunagana. Ariko uyu munsi hagaragaye amakuru avuga ko Ubugande bwafunguye umupaka wabwo ngo bitewe n'uko umujyi wa Bunagana ngo wamaze kugarukamo amahoro. Ngo wamaze kugarukamo amahoro ngo bitewe n'uko M23 ngo yamaze kwirukana Bazalendo cyangwa se ikirukana FARDC nikayigizayo. Mu gufungura umupaka nta gisirikare cya leta cyagaragaye, nta Wazalendo yagaragaye, ni ukuvuga ngo hagaragaye icyo bita M23, abantu bitwa abateroriste, bakitwa abantu bamaze abantu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'abantu bakareba bakibaza bakavuga bati igihugu cyangwa se leta y'Ubugande nk'igihugu cyigenga ni gute gishaka gukorabora n'ibyihebe, ni gute gishaka gukorabora n'abantu bamaze abantu, ni gute icyo gihugu gishaka gukorabora n'abantu baje bakarasa abaturage bakirukankana abasirikare b'igihugu, bakaba bafata kariya karere, noneho Ubugande bukaba buhisemo gufungura umupaka ngo bagirane imigenderanire n'abo bantu batemewe cyangwa se imiryango mpuzamahanga itemera. Aha ngaha rero abantu bamwe baravuga bati ku mpande zombi, ku bihugu bibiri, ni ishusho mbi, ni ikigaragaza neza ko Ubugande nabwo muri iriya ntambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bufitemo akaboko. Kabiri, Ubugande tuzi ko bwari buri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buhiga umutwe bita ADF, gukunda guhungabanya cyangwa se gukunda guteza umutekano mukeya mu gihugu cy'Ubugande, uteramo amabombe, utega ibintu by'amamine. Ubwo rero aha ngaha abantu baribaza bakavuga bati ko Ubugande bufunguye umupaka bukaba bugiye gukora n'izindi nyeshyamba, kandi n'ubundi izo Ubugande bwajyaga guhiga izindi nyeshyamba zirwanya igihugu cy'Ubugande, nta sano byaba bifitanye ko izo nyeshyamba ADF zifite icyo zipfana na M23? Ubwo rero bikagaragara ko wenda niba bidafite icyo bipfana, Ubugande bushobora gusinyana amasezerano cyangwa se bukumvikana na M23 uburyo habaho uburyo bw'ubwirinzi bwo kwirinda ADF, nk'uko igihugu cy'u Rwanda gishinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gucumbikira FDLR, noneho bakazana ubwirinzi mu mujyi wa Goma, bakaba barumvikanye n'umutwe wa M23 ko hagomba kuzabaho uburyo bw'ubwirinzi kugira ngo FDLR itazajya mu Rwanda. Ubwo abantu bamwe rero nuko barimo babikasa bakavuga bati Ubugande niba bwafunguye umupaka, bashaka gushyiraho ingamba z'umutekano muri Bunagana kugira ngo barinde ADF itazajya i Bugande. Abandi bakabona ko rero ibyo ngibyo ari bya bindi byo kwagura imbago cyangwa gushaka gukatamo igihugu cy'abandi mo kabiri, cyangwa bashaka gukora icyo bita balkanization. Ni ukuvuga ngo iyo guhera iyo za Ruberi za Bunagana kuzamura za Ruberi kugenda mpaka za Gisangani, wenda bakaba bahagira igihugu, na hano hepfo M23 guhera za Goma, Bukavu, kugenda ruguru aho wenda ngo bashaka kwerekeza za Kamanyola, ugenda za Uvira, nabo bakazakira ikindi gihugu. Ibyo nabyo byose birashoboka, nibyo abantu barimo batekereza, ariko muri makeya uyu munsi amakuru ari acicikana mu majyaruguru hafi y'umupaka wa Bunagana n'ayo ngayo, mu gufungura umupaka w'Ubugande na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta muntu n'umwe wayo wari uhagarariye iryo fungurwa ry'umupaka. Aha rero abantu bakaba bafite amakenga bavuga bati burya Ubugande nabwo ntabwo ari shyashya, cyangwa bakavuga ko wenda ku masezerano uriya muhungu wa Perezida Museveni yaje gusinya i Kinshasa nabyo byaba birimo. Nibyo abantu barimo batekereza. Akaba ariyo mpamvu yagezeyo agashyira kuri Twitter ye ya magambo avuga ko agomba gukubita Bazalendo nawe afatanije na FARDC. Ariko hariya mu gufungura umupaka nta FARDC twahabonye. Ni ibintu rero bisize ukuganira cyangwa bisize ubwenge bwacu,
aho twaba tubashinze umuhati, noneho tugategereza icyo guverinoma ya Kongo izavuga kuri ririya fungurwa ry'uriya mupaka hagati ya umutwe wa M23 n'igihugu cy'Ubugande. Nuko twabisoza tubivuga. Ni murebe uburyo bafunguwe rero, buri dukomeze ibiganiro byacu. The leadership of His Excellency Yoweri Kaguta Museveni and the leadership and which is under the control with this team of security which is here. This is what we have been trying to pray for, and God has answered our prayers. Twe nk'abanyabunagana nizera ndashidikanya yuko amavi gacu kwatwe dupfukamye turi gusaba ngo turebe ku mpaka gwacu natwe gongeye kugururwa, tubone imodoka ziri kongera gukurosinga aha ngaha. None Imana yadushubije, twaha Imana amashi. So nashimye, je ndavuga byinshi kuko I'm not going to speak too much because I'm very excited because of the reopening. So on behalf of His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, on behalf of His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, I hereby declare the official opening of Bunagana border for formal trade, formal communication. We thank God. Aha rero tukiri muri Nord Kivu, reka tunyarukire mu mujyi wa Goma ku kibuga cy'indege mpuzamahanga ahagaragaye ikampuni cyangwa se sosiyete ishinzwe ibyo ikibuga cy'indege no kureba ibitameze neza ku kibuga cy'indege. Iyo sosiyete rero ngo bita ngo ni Afrilam. Afrilam yagaragaye nyine iri kumwe n'abakozi bayo itangiza ibikorwa ku kibuga cy'indege, harimo gukora isuku, harimo gusanura ibyangiritse, harimo ngo no gutegura za mine zibaye zirimo, ngo no kureba ikintu icyo ari cyo cyose gishobora guteza urusaku se cyangwa gishobora guteza umuripuko watuma abantu badashobora kuhakorera. Ubwo rero uko twayibonye harimo abantu b'abazungu bambaye ibyapa biriho Afrilam, barimo babwira nyine nabo bagomba gukorana nabo uburyo bagiye gukora nk'uko mubuze kubibona. Noneho umuntu akareba akibaza akavuga ati none niba abantu ari umutwe w'ibyihebe ukaba ushobora kuzana ibintu abantu gukorana amasezerano n'amasosiyete cyangwa ugakorana amasezerano n'abo bazungu tuvuge. Ubu aha ngaha ntabwo mubona ko nubwo Amerika ishobora kuba irimo ivuga ngo nibahave, wenda nabo hari ikintu bapfana. Aha rero simbona niba iyi ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari iriya n'ubundi bakuye muri Burkina Faso aho birukanwe bakayigarura hariya, cyane cyane ko tuzi ko Partenance
wo ku rwego rwo hejuru ubu ngubu usigaye ari Union Européenne, ariyo ikoresha igihugu cy'Ubufaransa kiyoborwa n'uwo bita Emmanuel Macron. Emmanuel Macron rero ubwo nk'umuyobozi mukuru cyangwa umucakara mukuru wa Union Européenne ari we yashyize imbere muri Afurika kugira ngo abashe kudestabiliza Afurika, birakekwa ko ari we wagiye kuvugana n'abashinze iyi sosiyete kugira ngo babashe kuza gukubura kiriya kibuga cy'indege mu gihe barimo bitegura intambara bukarundura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gutegura umutwe w'ibyihebe ari wo M23 ufatanya n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero byose hamwe nk'uko twabibonye byabaye mu masaha atari imbere cyane, bimwe byabaye mu masaha 5 ibindi biba mu masaha 4. Ni ukuvuga ngo Ubugande bwafunguraga umupaka wabwo saa 4, hano ku kibuga cy'indege naho amasuku twabonye amashusho mu masaha 5. Numva ni ibintu byabaye umunsi umwe kandi igihe kimwe. Abantu rero bakaba batangiye kuvuga ko bishobora kuba bifitanye isura cyangwa se bifitanye umujyo. Aha rero abantu bakibaza bakavuga bati igihugu cy'Ubugande se cyaba kigiye kwerura muri iyi ntambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cyari cyaragiyemo biguru ntege kidashaka kwerekana ko hari umusanzu n'umwe gishobora gutanga. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagombye kwigaho, cyangwa n'undi muntu wese w'umunyafurika cyangwa umuzalendo yagombye kwigaho kugira ngo abantu dushyire mu gaciro cyangwa se tumenye iyi ntambara icyerekezo irimo ijyamo. Aha ngaha rero ikiganiro cyacu tukaba tugishoreje aha. Kora subscribe, kore like, kore share kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho. Aha rero nk'uko nabibasezeranije mugiye kureba iyo sosiyete n'uburyo ibintu byari bimeze. Andi makuru ni ahejo ku mirwano iri kubera hariya za Nyangezi naho za Gatogota na hehe hose, tubabwira uko biri kugenda bimera kuko intambara ishobora kuba yatangiye. Yari umuhungu wanyu Ibirindiro. Ciao ciao. Umunsi mwiza. Des groupes avec des brouettes et on va finir le travail. Il va y avoir des restes et tout. Après le camion va venir de feu, on va mettre de l'eau. Donc aujourd'hui on va un peu nettoyer tous les espaces qu'on a fait. On va aller le long du Charmat. Là on a fait déjà. Et puis on va aller au fond. Il y a aussi là-bas une place. Donc je ne pourrais pas que vous emmenez tous les brouettes d'ailleurs. Et puis, on s'arrête là. Peut-être qu'il va y avoir quelques petites tâches. Il y a le hangar. Edouard, we are clear to clear this hangar or not? No. Okay. At around 11 o'clock, I'm Voilà. Donc ça va être léger, mais ça va être de précision. Donc tous les papiers, tout, on rassemble, on met dans le camion, et puis on nettoie un petit peu. Voilà, et puis on remplit. Aujourd'hui, on a été renforcé par les deux équipes qui sont supposées venir tous les jours, parce qu'on va attaquer la panne d'avant. Donc ils vont commencer à venir, ils vont attaquer cette partie. Pas de photos comme d'habitude. Et je passe le mot à Bruno, si tu veux dire 2 mots. Comme ça, on peut... Oui, bonjour à tous, pour tous ceux que j'ai pas vus hier. Donc comme je vous l'ai dit, on a amené l'équipe du NMAS. Le commandant des VOD Bangladeshi est aussi venu avec son équipe. Les équipes sont là en permanence, en stand-by. Comme je vous l'ai dit, si vous tombez sur quelque chose de suspect, n'hésitez pas à le signaler et ils interviendront. Par la suite, lorsque vous commencerez à attaquer l'herbe, l'équipe sera immédiatement près de vous. Le chef d'équipe qui sera en permanence ici, il s'appelle Kifou. Il vient d'Afrique. Comme je vous l'ai dit, tous les personnels des équipes sont des équipiers qualifiés et au défense. Il y a l'ambulance également pour les évacuations sanitaires. Ils vont appliquer les procédures de sécurité standards internationaux. Vous allez travailler en sécurité.
Si vous avez un doute, allez les voir. Et n'hésitez pas. Vous allez voir au fur et à mesure des jours, tous les matins, on vous fera un briefing sécurité en fonction de la zone. Bien, Pichou, bien. Parfait. Robert est là aussi. Ok. Donc, Pichou, ce sera le chef d'équipe qui sera en permanence ici avec son équipe. Et son infirmier, lève la main, ici. Et tous les équipiers, vous les voyez là-bas, Mimi et compagnie. Tous des gens expérimentés. Vous aurez également présent soit Robert, soit Alfred, officier opération du MAS, pour aider à la coordination. D'accord? Vous avez des questions? Pas de questions, mais genre, do you want to say something that I might share with them in French? Votre travail dans la zone où vous êtes, vous voyez un engin suspect, vous le signalez, soit auprès des équipes bangladeshis si elles sont dans votre zone, soit auprès de l'équipe UNMAS si c'est dans leur zone. D'accord? Dernier point, je vous présente aussi donc Médard, qui est le chef des opérations adjoint, qui sera là aussi de temps en temps pour la coordination. Voilà. Est-ce que vous avez pris assez de brouettes? Oui, oui, oui. C'est bon, il faut même ce qu'on a fait hier. Of the border.